ndashima Imana yanze kumenya ko ndiri kuririmba, ndayishima. Haleluya ko yanze kumenya kuririmba, kuko iyo mbimenya sinari kujya mbwiriza. Hari kujya haza ijambo bikazana n'indirimbo nkaba ndaririmbye ariko mu ijuru nzaba ndirimba nkamwe. Haleluya. Unayishatse nko kwiririmbira ngo ko mbona ari byiza we, ubwo bizamera bite byahise binanira kubyongera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uwaduhaye Kristo ahabwe icyubahiro. Haleluya. Uwaduhaye ubugingo buhoraho, amazina yacu yanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Uwanze ko dupfa rubi akwiriye icyubahiro. Mu karere k'iwacu ntago bapfa kukamenya aho wanditse mu hahandi mu irangamimerere. Tuba turi benshi, twaravukiye mu bihe bimwe, ariko mu ijuru turi umwihariko. Imana ishimwe cyane. Warakijijwe, Yesu uri umwami w'ubuzima bwawe, waramwizeye, waratsinzwe, umenya ko utakwikiza. Haleluya. Watumbereye umusaraba. Imana ishimwe. Katumuha icyubahiro. Ibyo byaduhesheje kwemerwa na Data, akwiriye icyubahiro. Hari umunsi tuzatarama mu ijuru. Ni ukuri ujye ubigendana, ubigendere, ucuruza ubizi ko hari umunsi tuzatarama mu ijuru, uvuga ubutumwa bwiza ubizi. Nasanze umuntu ashobora kugira ibyanditswe mu mutwe ariko ntamenye ko destination final ari mu ijuru. Ukajya ugira ngo tuzabwiririza intanga, dukomeze tubwirize, baduha amaturo, tugira amazina, ukajya ugira ngo birangirire intanga ukarangara. Yemwe baririmbye mwahawe impano z'Imana, nshuti z'Imana, abakristo bene Data, ntabwo bizarangira muri aya makuta, muri izi nkute nke. Hoya iwacu sino. Imana ishimwe cyane. Nta nubwo bizarangira muri imirimo myiza Imana idukorera. Imana ijya idutabara, Imana ijya ihanagura amarira ku maso yacu. Nari ndimo mbaza pastor ngo iyi ndirimbo ngo ni iyanyu, iriya muririmba neza muzamuye amaboko. Iriya ndirimbo haciyeho imyaka niba ari 4 niba ari 5 sinibuka, nari nciye mu bihe bibi by'amarangamutima. Urabizi hari igihe uhura n'ikintu cyagukubita ngo pa ukumva urapfuye, kavuga uti Yesu none ntabara. None wakumva upfuye, ibyanditswe uzi ntibikore, Bibiri ikakubana impapuro. Uravuze uti nawe pastor, yego nanjye pastor. Ijambo ry'Imana rikakubana inyuguti. Bukeye kubw'imbabazi z'Imana. Indimo nari yumviseho ariko itarahatinze. Mujye musenga ni mujya kuririmba. Nuko Mana ingwa mu matwi muri icyo gihe kibi, ku munsi mubi. Ingwa mu matwi, ndavuga Mana we. Naririmbaga mu gitondo saa 6 n'ijoro, mu gitondo saa 6 n'ijoro, mu gitondo saa 6 n'ijoro, mu gitondo saa 6 n'ijoro. Imana y'imbabazi iranzura, nkomeza urugendo. Nimuhumure. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Mwishyamba ry'inzitane tutareba hirya no hino, ubunyerera ari bwinshi, uvuga uti birarangiye. Haleluya. Amaboko y'Imana atagaragara akatwegura yo kabyara. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Mva ni nziza yagushubije, ni nziza itagushubije. Ni nziza yacecetse, ni nziza irimo kuvuga. Irimo kuvuga byo biba ari na byiza, biba naryoshye. Ariko iyo yagucecekanye cyangwa iyo yagenze buhoro. Maze iminsi naragize agatereme kavuga nti Imana namenye ko utuye mu bihe bidashira koko. Eternité ni ibihe by'iteka, ni ibihe bidashira. Ndayibwira namenye impamvu utihuta, ntubara imyaka, ntubara amezi, ntubara iminsi, utuye mu bihe by'iteka. Maze twebwe turimo tuvuga ngo Mana ngo umwaka urashize, ngo ubu na Mana ngo urabyemeye ngo bigeze mu kwa gatandatu, ngo ubu kuko ngo urabyemeye ngo 2025 ngo nayiransize. Ituye hejuru y'ibihe. Haleluya. Kandi ni umutware wabyo, kandi ntikererwa, ntibanguka, kandi yije. Uranyurwa. Haleluya. Uravuga uti warakoze kuza muri iki gihe, ntuze mbere ntuze nyuma. Ntabwo bifite, ntabwo babwibihe, bigira ubwoba ntikangwa. Yaravuze ngo igihe kigeze, ngo igihe kigeze ngo Sara byara umwana w'umuhungu. Buriya cyari kigeze cyangwa cyari cyararenze? Ku myaka 90 cyari kigeze. Ntabwo bifite, ntabwo, ahubwo yimenye, umenye ukwiri, uyizere, unyurwa no kwigwandika mu gituza cyayo. Haleluya. Yarambwiye mu ijambo ryayo, iyo mvuga ngo yarambwiye rero ugira ngo ni njye nyine yabwiye, ariko yaratubwiye hanyuma bigira ibyanjye. Yarambwiye ngo rutasewe kuri mubi
ukamenya guha abana bawe ibyiza. Mu bubi bwanjye nifuza ko abana banjye bagira ibyiza. Mu bupagani bwanjye ntibigeze basonzera umugati ngo numve nakwifuza kubaha ibuye. Oya, mu bubi bwanjye nifuza ko barya umugati, hifuza ko biga mu mashuri meza. Mu bubi bwanjye hanyuma iratubwira ngo nimba turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza, ubuyo ntizatabara, ntizarengera, intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Ariko kutayimenya kudutera kwibwira ngo Mana ntubyitayeho, ntubizi, ntundeba. Ibyo ni ukutayimenya. Wowe mubi abana wifuza ko babeza. Ubuyo itabyuka nabi, iyo yagukunze nta cyiza wakoze. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo byakorohera gupfira bangeso nziza, ariko yadupfiriye tukiri babi, turi abanyabyaha, twunga n'Imana. Ubu tuntu tw'inahangaha ngo nitwe idashaka kuguha. Irabizi ko dukeneye, irabizi ko twagutera akanyamuneza, irabizi ko byakongera indirimbo nshya zikaza, kuko wabonye umugabo, wabonye umugore, kuko wabonye ka promotion mu kazi, kuko warekeyeho kuburara, kuko warekeyeho kugusohora mu nzu kwezi gushize. Irabizi ko ukenera icumbi, irabizi kandi byitayeho. Iyaguhaye umwana wayo bizakwima ibyina ahangaha, bifite umumaro muke n'agaciro gake kagufi. Ibintu bikurwaho n'umutingito bikaba birashize. None yaguhaye ibyiteka. Haleluya. Ndashima Imana, narondogoye nyine nuko bimera. Nitwa Hortense Mazimaka, ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza amagakiza. Haleluya. Yampaye agakiza, ndimo ndihuta njya mu ijuru. Nitutamenyanira inahangaha, mu ijuru tuzamenyana, tuzahurireyo. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo witoze mu myaka usigaje gutumbira uwagukunze ntacyo aguciye. Umutumbira ry'umbwe uti sinkuzi neza, ariko ndifuza kukumenya. Nta kindi kigukwiriye, nta kindi gifite agaciro nkako ngako. Haleluya. Ndabashimira abakozi b'Imana, mwarakoze kuntumira. Abana b'Imana babaziranye rwa mbere tubonanye amaso ku maso, ariko turaziranye kubera ko duhura ku ntebe ya data. Ubwo ibyo ntibibaye, birabaye. Murakoze gukorera Imana, mufite impano nziza nyinshi. Imana yo mwijije baha umugisha, ibakomereza amaboko, ibagirire neza. Namwe inshuti z'Imana, bavandimwe muri Kristo, murakoze kubwira Imana ngo Mana tugufitiye umwanya wo kugutaramira. Ibintu biturangaza ntibigira umubare, ibintu bitujyana mu nshingano ntibigira umubare, ariko kwicara ukavuga uti Imana nje kugutaramira, uri umwami wanjye, uri Imana yanjye, ngufitiye umwanya. Imana ibibahera umugisha. Subize gusenga kuri mu mitima yanyu, isubize ibyo mwabasha kubwira inshuti n'ibyo mutabasha kuvuga, bya byifuzo bivugika n'ibitavugika. Umwami akugirire neza, umwami agukomeze, ntucogozwe no gutegereza Imana, kandi utegerezanye ituze, rusaku ruke amagambo make. Ko hari Imana igutabara ukavuga ati ariko nari navuze we. Rero tuza utegereza Imana wihanganye. Sinakubwiye ko ituye muri eternity, ituye mu bihe bidashira. Igihe igerera iwanyu gitandukanye n'ikigerera iwacu, ariko iraza, iraseruka, yuzuye imbabazi no kugira neza. Gusa inzira zayo zitandukanye n'izacu. Yarabivuze, yarabyanditse, yari tuzi ko tutoroshye. Iravuga ngo nkuko izuba ryitaruye isi ijuru ryitaruye isi, nako n'ijuru n'isi uko bitegeranye, ngo niko inzira zayo zitandukanye n'izacu. Nawe ujye uyicira inzira, njya nyibwira ariko ubu yucaha ntibyari koroha, bigahita binagerayo, tukagerayo vuba, nta bintu bigoranye. Ariko ngo inzira zayo zitandukanye n'izacu. Haleluya. Kandi zayo nizo zizewe. Uwibara gusubije ibintu byose wasabye. Bamwe ntimuba muri mu nzu y'Imana. Ibara nsubije ibintu byose nasabye, ntabwo nari kuba mvuga ubutumwa bwiza, hari ibindi nari kuba ndimo gukora. Kandi ibyo ndimo uyu munsi nibyo byiza kuruta ibyo nashakaga. Haleluya. Bya bindi itagushubije ibishimirwe, ibyo yagushubije ibishimirwe, ibyo utegereje izaguha ibishimirwe, ibyo uyitegerejeho itazaguha ibishimirwe. Ugatara kuyu mubyeyi none usugushinyagura. Mu byo uyitegerejeho harimo ibyo izaguha n'ibyo itazaguha, kubw'ubwiza bwawe, kubw'inyungu zawe. Ibyo itinza kugira ngo ibanze idupondaponde, kuko turi ibumba mu kiganza cyayo. Niba hari ikintu gitunganya imiremerwe yacu, kikatwigisha guca bugufi, kikatwigisha gutuza, ni ibihe byo gutegereza.
kuko urarambarara, imbaraga zikagushiramo, byiringiro bikagushiramo, byo wari wizeye nabo wari wizeye ugasanga nyine ntibikora, hanyuma ugatuza ugategereza Imana. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Reka tuganire imbaraga ziri mu kuramya Imana, cyangwa se akamaro ko kuramya Imana. Ibyo Umwuka Wera yashyize ku mutima wanjye, Umwuka Wera ndamwinginze ngo abikoreshe kuri wowe nanjye bitwunguri. Haleluya. Kuramya kukuri guhera mu mutima kugasesekara inyuma. Imana ishimwe cyane. Ntago guhera inyuma mu byitozo, mu gusimbuka, mu majwi meza, mu gusenga neza, mu kubwiriza. Iby'ukuri kuramya kukuri, guhimbaza kukuri bihera mu mutima, ariko ntibiguma mu mutima, bisesekara inyuma. Hari igihe umuntu avuga ngo ngiye Imana irabizi ko nyikunda n'umutima wanjye wose, nyiramiriza mu mutima. Abo ngabo benshi ntibari hano, basigaye mu mago, bavuga ko bayisengera mu rugo, bakavuga ko bayikorera bari mu rugo, bakavuga ko bayisenga badasakuje, bakavuga ko bakomeza bayisenga batarinze gufata umwanya. Abo ntibari muri twebwe. Ariko reka nkubwire, mu bintu Imana yasabye abantu, yabasabye ko bayikunda bakabije. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Imana ntigeze isaba abantu ngo bayikunde gake, yasabye ko bayikunda bakabije. Kandi abantu bakunze umuntu cyangwa ikintu bakabije, bisesekara n'inyuma. Mujya mubona abafana ba APR na Rayon Sport bisize amarange, baba bakunze ari amakipe yabo bakabije. Urusaku ntibarusiga, ya myirongi na za vuvuzera ntibazisiga, ntibareka no guhaguruka ngo bajye kuri stade kubera urukundo bakunda amakipe yacu. Yabona ko nanjye nishyizemo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana rero ntigeze isaba abayizera kuyikunda gake, yasabye ko bayikunda nibikabyo. Ayiwe, hari umuntu unyumvise? Haleluya. Niyo mpamvu kuramya kukuri ntigushobora kugarukira mu mutima, kuzahinguka inyuma. Imana ishimwe cyane. Kuzahinguka inyuma bizaduhagurutsa mu mago yacu, bizatuzindura, bizatuma tujya muri Bibiliya, bizatuma twirinimbira n'amajwi arenga, bizatuma dusimbuka, bizatuma turambarara, bizatuma turira kandi turi abagore n'abagabo biyubashye, bizatuma tubira icyuya, bizatuma tumera nk'abantu badafite ubwenge nyamara tubufite. Haleluya. Kuko tuyikunze cyane, yo yabanje kudukunda mbere. Imana ishimwe cyane. Irihagije ku buryo itigeze yemera urukundo ruri superficial, ruri superficiel, rucishijeho mu bihe bya nyuma. Kuko urukundo rukonja, habubwo umugore n'umugabo we bitameze neza, akajya avuga ati ntacyo nzihangana, apfa kuba ataha, apfa kuba haha, apfa kubaza, apfa kuba. Oya, Imana irihagije, nta nirunga ifite, yasabye abayikunda ngo bayikunde cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ngo tuyikunde dukabije. Muri Mariko reka bari kohoresha, ariko ibi ngibi tugiye gusoma bibana handi henshi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 12 28 kugeza kuri 33. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 12 cyama hejuru impano nziza ufite, ukaba uri inshuti y'ijambo ry'Imana, ukaba ugira Bibiliya. Unanze kureba batazifite kubera ko ndi umushyitsi nditonze. Haleluya. Mariko 12:28 ngo nukumwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati uyu yegeraga ni Yesu. Aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Ngo Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine, ntabangikanywa, ntagira uwo bangana, ntagira uwo begeranye. Haleluya. Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero aya magambo arimo aravugwa na Yesu mu isezerano rya kera, yari ariyo atameze gutya neza ariko yenda gusa gutya, ariko Yesu arimo arabidusubiriramo ngo nuko rero bamubaje itegeko ry'imbere mu kuruta yandi. Haleluya. Ngo aravuga ngo umva Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Ngo nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, full attention, umutima wawe wose, atari agace, atari ukurebaho rimwe ukongera ukagenda. Oya pe, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Haleluya. Iyo umuntu atazanye ibice byose asaza atamenya Imana kandi yitwa umukristo, agasaza batamenyane, agasaza batabaye inshuti, agasaza ubusabane bwe n'Imana butimbitse, butagenda bukura, yatazanye ibi bice byose. Imana ishimwe cyane. Ubushize namenye gukundisha cyangwa nizeho gatoya kugukundisha Imana ubwenge bwacu.
haleluya. Nukureka ibyayo n'ijambo ryayo bikaba muri mind yacu, nkuko ujya mu ishuri ukiga imibare, ukiga history na geography, sinzi n'amategeko, ukabifata mu mutwe kuko uzabikorera ikizamini. Abantu benshi bakunze Imana n'amarangamutima barasimbuka, ariko ubwenge banga kubuzana. Nta cyanditswe na kimwe bemera ko kijya mu bwenge bwabo, ntibabifata mu mwanya. Ibyo rero biragenda bikanyonga kumenya Imana baririmbira, kumenya Imana babyinira, bigatuma ibihe bibabasha, bakayiririmbira bagasimbuka mu bihe bumva bagizemo akanyamuneza, ariko ukaba wababura nk'umwaka mu mpano nziza zabo zatugiraga umumaro, zarasinziriye kuko banze gukundisha Imana ibi bice byose. Mu by'ukuri Imana iduhamagara kuyikundisha ibice byose, ni twebwe bifitiye inyungu. Haleluya. Ubumana buzakuzura niwemera kuyikunda n'umutima wawe wose, ibyayo bizakuzura. Niwemera kuyikunda n'ubugingo bwawe bwose, ntusiga amarangamutima, ntusiga amahitamo, ntusiga ubwenge bwawe ukabizana, warangiza ntusiga imbaraga. Muzi imbaraga Imana yahaye abantu, ubwenge n'ubushobozi Imana yahaye abantu, ariko bakabikoresha mu maofisi no hirya no hino, ariko byagera mu mubano wabo n'Imana, mu murimo w'Imana akabisigayo, ngo bakajya bumva bidakenewe. Nabona sanze inshuro nyinshi badakurira muri urugendo rwiza rw'agakiza. Imana itugirira imbabazi. Haleluya. Imana rero yashatse ko tuyikunda n'ibi bice byose, ko tuyikunda dukabije. Ngo irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Iri ryoroha kubera ko ririya ribanza ryakunze. Nukunde Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, uwo muri muzazana muri wowe kubasha gukunda mugenzi wawe. Haleluya. Haleluya. Hatabanje Imana mugenzi wawe azahora ari ikibazo. Uzaba umufite ibintu byumvikana byagutera kutamukunda, kuko nyine ni umuntu ufite intege nkeya nkuko nawe uzifite. Haleluya. Ngo uwo mwanditsi aramubwira ati, ni koko mwigisha uvuze ukuri yuko Imana ari imwe, nta yindi keretse yo yonyine. Kandi ariko umuntu isomo rero aryumvise agiye kumusubiramo, ubundi niko bigenda werekana ko wabyumvise ugomba kubisubiramo. Ngo kandi no kuyikundisha umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, kandi no gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Haleluya. Arangije adushyiraho kandi kabanga, aravuga ngo kuyikunda uko nguko ngo biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. Haleluya. Muri make ngo kumukunda n'umutima biraruta uko nibubabwiriza icyuya kikanyica, biraruta uko turirimbe tugasimbuka, biraruta amaturo yose twatanga. Haleluya. Kuyikunda n'umutima wacu wose nibyo bibyara iby'inyuma, noneho bigakunda, bikemerwa, bikaryohera Data. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu abantu babiri bashobora kuririmba cyangwa bakabwiriza, ariko hamwe Imana ikaba irimo gufashwa. Utise nayo irafashwa, ikaba irimo kuryoherwa. Haleluya. Kuko irimo yo izi kubitandukanya iby'inyuma n'ibyaturutse imbere. Abantu babiri barimo barakora umurimo umwe, barabwiriza bombi, bashobora no kubwiriza abantu bagakizwa bombi. Haleluya. Ariko umwe kuko bitakomotse mu mutima ukunze Imana nibiryohera Imana. Haleluya. Ariko undi byakomotse mu mutima uryohera Imana, ashobora kuba atazi kubivuga neza, ashobora kuba atazi kubikora neza, ariko uwo mutima Imana ikaryoherwa. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu kuramya no guhimbaza by'ukuri bihera imbere mu mutima. Imana ishimwe cyane. Kandi nasanze Imana inyurwa na buri kigero cy'umwana wayo. Haleluya. Uwakijijwe uyu munsi cyangwa mu kwezi kumwe, ikigero arimo kuyikundaho no kuyishakamo kiryoheye Imana. Yesu ashimwe cyane. Nanjye wenda kugira imyaka 30 mu gakiza, nawe wenda kugira 20 cyangwa 10 ningahe, urugero ugejejeho niba nawe urimo kuyishaka, nabyo bikaryohera Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana ibaza umwana wavutse uyu munsi cyangwa uw'umwaka ngo ese kutarimo kunkunda nk'umugore n'umugabo tumaze imyaka 30 tugendana. Oya, nkuko ababyeyi bamera ku bana bacu, babana batoya b'ababebe bataramenya kuvuga iryo mvugo, bizangana, bizaba biri ku kigero kimwe n'uburyo ukunda Imana. Guhimbaza Imana kwawe, twafashwa tutafashwa, waba ufite indirimbo nziza, naba nzi kubwiriza neza cyangwa ntabizi, ari iyo mirimo dutura Imana. Yesu ashimwe cyane. Bizaba biringaniye n'ikigero nkundaho Imana. Kandi gukunda Imana ni mu mutima. Muranyumva nshuti z'Imana. Uyikunda cyane azaba arimo yiramya, azaba arimo yihimbaza. Muri make n'abataririmbira Imana bararirimba, n'abatavuga ubu butumwa bwiza buheza abantu kwizera bagakizwa, nabo bagira speeches, baravuga amadiskuru apanze neza. Muranyumva nshuti z'Imana.
nta mpano zose twakoresha mu nzu y'Imana zitakwiganwa mu bundi bwami. Yewe n'abahanura buri habaho abapfumu bafite imbaraga z'umwijima bashobora kukubwira ibizaba, bakakubwira uko wabayeho bakoresheje imbaraga z'umwijima. Yesu ashimwe. Nta mpano twakoresha mu nzu y'Imana itakwiganwa, ariko itandukaniriro riba mu mutima. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana ikazunguza umutwe ikavuga iti mfite abahungu bandirimbiye umugoroba, mfite abakobwa bandirimbiye, mfite abana bankunze bantaramiye hariya muri Assemblée de Dieu y'Ikabuga, ndabafite. Imana ikanezerwa irebye ko imitima yacu irimo yibwiza ukuri. Haleluya. Hanyuma inkuru nziza rero, gukunda Imana ni kuva muri twe. Iyi ni inkuru nziza, ntibikomoka muri twe, kuko iyo biba bikomoka muri twebwe byari kuba bitizewe kandi byari kuba bitazarama, ahubwo bikomoka muri yo. Haleluya. Gukunda Imana kwacu ntibiva muri twe, iyo biva muri twe byari kuba bitizewe kandi bitazarama, ahubwo bikomoka mu Mana. Uti bigenze gute rero? Uko uhishuriwe urukundo rw'Imana, uko umenya ko Imana igukunda, nibyo bikuzuza kuyikunda. Umugaragu w'Imana Yohana yaratwandikiye, reka nkoreshe urwandiko rwe rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 16. Murabizi Yohana bamwita intumwa y'urukundo. Haleluya. Yari yarasobanukiwe. Hariho yavuze ngo ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona. Muribuka ko yajyaga arya mu gitoza cya Yesu? Muribuka ko yari mwene wabo bugufi? Yesu ashimwe cyane. Muribuka ko bendaga kuburungano mu bijyanye n'imyaka? Yohana yari mutoya. Ni ukuvuga ngo yari azi Yesu mu mubiri, ariko yaramukundaga. Yaravuze yageze aho aramuhishurirwa, amenya ko atari Yesu mwene wabo, amenya ko atari Yesu mwene Maria na Yosefu, ahubwo aravuga ngo ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona. Haleluya. Amenya ko burya adafite itangiriro rimwe nk'irya Yohana, ahubwo amenya ko we yahozeho. Haleluya. Amenya ko ari Imana. Aravuga ngo intoki zacu zamukozeho, twabanye nawe turamubona. Niyo mpamvu yasobanukiye urukundo rwa Yesu, kuko yari yaramumenye. Muranyumva nshuti z'Imana? Niyo mpamvu gutinda twiga amagambo y'Imana tuba tudatakaza umwanya, niho tuzamenyera urukundo rw'Imana, rukadusaba, rukatwuzura, rugatukiza imvune z'ubuzima, rukadukiza imiruho n'ingaruka z'ibyaha, rukadukiza amakuba n'ibyago biba mu isi. Urukundo rw'Imana rukatwuzura. Ninde muntu uzashobora gukunda Imana muri iyi si igoye? Ni umuntu wasogongeye urwo yakunzwe. Kuko Imana nuyikundira mu bihe ntabwo wabishobora, kuko ibihe birahinduka. Umuntu arabyara ejo agapfusha abana, umuntu arashaka ejo bigapfa, umuntu aratunga ejo bikagenda. Imana nuyikundira mu bihe, kuko n'abakunzi bayo bajya bagerwaho n'amakuba. Ndetse yaratinyutse aratubwira muri Zaburi ngo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ngo ni bike. Ubu uwo muntu wakomeza kumukunda? Ariko iyo wamenye urwo yagukunze, haleluya, uzamukunda utamurebeye mu bihe, kuko ibihe birahindagurika. Niyo mpamvu abiga ijambo ry'Imana batarimo gutakaza umwanya. Niho Yesu yatwihishuriye, tumenya urukundo rutagira akagero twakunzwe. Haleluya. Niyo ubuzima bwa dutera hirya no hino, ntidushidikanye urukundo rwe. Turabizi ko dukunzwe, turabizi ko amakuba n'ibyago biri mu isi byazanywe n'icyaha, kandi turabizi ko mu minsi mike yazaza kutujyana. Kandi niyo duhuye n'icyago ntitumenya, ntitunavuga ngo se Mana ngo nibuhemba, turabizi ko atari byo bihembo bye. Ariko dushidikanye urukundo rw'Imana, ibihe birakuzimya. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, ujye utinda ku birenge bya Yesu, kugira ngo umutumbire, umenye imbabazi ze, umenye urukundo rwe rutagira akagero. Haleluya. Nuko aratubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 16 ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Twararumenye, twararwizeye, ntitukirushidikanya. Ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Nkoresheje Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, haravuga ngo natwe tuzi, muri Yohana wa mbere 4:16, Bibiliya ijambo ry'Imana, ngo natwe tuzi urukundo Imana idufitiye. Mwabyumvise? Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, ngo kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Turwaye, turi bazima, twariye, tutariye, urukundo rw'Imana turufitiye iki? Icyizere. Haleluya. Umuntu ufitiye urukundo rw'Imana icyizere, ntabwo ubuzima bujya mu murambika. Haleluya. Nta cyago n'amakuba byamubasha. Ibi nibyo byabaye imbaraga z'intumwa. Bari bazi ko umwami wabo ari kumwe nabo, bari bazi ko umwami wabo agiye kugaruka kubajyana, babica, babagirira nabi, ariko ntibigeze bacogora. Haleluya.
Haleluya. Niba hari ikintu kizagukiza imvune z'ubuzima, kikakuvura ubupfubyi n'ibikomere byose wagize ntazi, kikakuvura gutabwa no kwangwa n'abantu, n'ugusobanukirwa urukundo rw'Imana. Uyu Yesu yaradukunze biruta uko bimenywa, wa mugani ngo Pawulo yatubwiye ngo natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, ngo kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Turufitiye icyizere. Haleluya. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Nasanze icyago umwanzi ateje abana b'Imana muri iki gihe kibabasha, si ibyaha by'ubusambanyi, si ukubeshya nubwo nabyo bihari, si ibinyoma nubwo nabyo bihari, ariko akenshi ibyo ngibyo bikomoka mu bwoba bw'ubuzima. Umwanzi ateje abera gutekereza ku buzima bwabo bw'ejo hazaza. Nzabaho gute? Nzashaka gute? Nzatura mu yihe nzu? Ese ko nasigajwe inyuma? Abo twiganye, ab'imyaka yanjye? Ubwoba bw'ubuzima ni igikoresho gikomeye umwanzi arimo akoresha mu gukubita hasi ubuzima bw'abera. Abuzumva babeshye, abuzumva bahimbye amadosiye yo kujya hanze bakabeshya ko ari impunzi kandi ntacyo bahunze, abuzumva bakoze amanyanga mu dufactire n'ibindi bitandukanye, byose ni ubwoba bw'ubuzima. Muranyumva nshuti z'Imana? Abakobwa batinya gusubira mu bushomeri akemera agatanga ruswa itabaho, byose ni ubwoba bw'ubuzima. Haleluya. Ariko iyo wamenye urukundo rw'Imana ukarugirira icyizere, ubwoba bw'ubuzima ntacyo bugutwara. Uravuga uti ibintu byahenze muri Kigali, ariko data arankunda kandi azi uko azabigenza. Imana ishimwe. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Imana ni urukundo, ugoma mu rukundo abagoma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Muribuka ko urukundo dukunda Imana rudakomoka muri twe? Murabyibuka? Haleluya. Rukomoka ahangaha. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Iyo ibi ngibi bimaze kuzura mu mutima wawe, nta kindi kiba uretse gutangira kwitoza nawe kuyikunda. Haleluya. Haleluya. Muri make kumenya uru rukundo no kurugira icyizere ni urugendo, ntago biza ijoro rimwe, ni urugendo. Ni urugendo rwo kwicara ku birenge bya Yesu, ni urugendo rwo kwigishwa na Yesu. Imana ishimwe cyane, bikava mu mubano no mu busabane wubakana nayo umunsi ku munsi. Ntago wabyiga ijoro rimwe, ntago nabyiga ijoro rimwe mu murongo umwe nafashe mu mutwe, ahubwo umubano wanjye na Yesu ko nicara ku birenge bye, niko uru rukundo ndumenya rukanyuzura, nkagenda mugirira icyizere. Haleluya. Hanyuma uru rukundo dukurira muri rwo. Muri make tuva kuri level imwe tukagera ku yindi, ni nako amahoro tugira mu mutima azagenda angana. Muranyumva nshuti z'Imana? Amahoro yo mu mutima wawe azangana no kugenda urusobanukirwa. Uko uzagenda urusobanukirwa niko uzagira amahoro menshi, ukajya umera nk'umuntu udatuye n'ahangaha. Haleluya we. Haleluya. Ukajya umera nk'umuntu udatuye ku isi, kuko urukundo rwawe rwagiye rugwirira muri wowe. Amahoro ntazanwa n'ibyo twatabawemo, nubwo nabyo ari byiza, ahubwo amahoro tuyaheshwa no kumenya Kristo. Imana ishimwe cyane. Pawulo yaravuze mu isengesho yararimo yandikira itorero rya Efeso, cyangwa arimo ababwira mu gice cyawo cya 3, ni heza ariko reka mvuge ku murongo wa 19, aravuga ngo mumenye n'urukundo, arimo abasabira ngo amaso y'imitima yabakinguke. Bigeze ku murongo wa 19 arimo abasengera, aravuga ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Abakunzi b'ijambo ry'Imana barahari? Ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Haleluya. Muri make tukiri n'ahangaha habaho kuzura kubu buryo, ngo ndabingingira, ndabasabira, ndisabira, turisabira ngo tumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Muri make konzi uyu munsi ako maze kumenya, burya haba kandi hejuru yaho. Haleluya. Urwo maze kumenya, burya haba urundi rusumbyeho. Ubusa umukuraho amaso ukayerekeza hehe? Ubusa urambirwa kumureba ukiga ndi. Imana ishimwe cyane. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Uko murumenya birenze ubwenge bw'abantu, biduhereza kuzuzwa ubumana muri twe, ngo tukagenda tugana mu kigero cy'Imana. Muri make abantu bose n'abana b'Imana, abamwizeye n'abana b'Imana, ariko abantu ntibujujwe ku kigero kimwe. Haleluya. Niyo mpamvu kuri bamwe umuntu ashobora kumva Imana bimeze nk'ibintu by'imigani, kandi yarakijijwe, ariko akajya kumva ntibikora cyane. Hari ikigero cyo guhishurirwa urukundo rwa Kristo, hanyuma tukagenda twuzuzwa kugera ku kuzura kw'Imana.
uko tugenda twuzuzwa kugera ku kuzura kw'Imana, urusaku ruba ruki, ituze rikatubana ryinshi, tukiga kwizera Imana. Haleluya. Tukamenya ko ntacyo twakwishoboza, bikaba ngombwa ko turerayinga, ko twiyapuya, twishingikiriza ku Mana dutekanye. Ndabikwifuriza mukundwa, nanjye mbyifuriza. Haleluya. Kuramya rero by'ukuri, true worship, izakomoka iteka mu mutima ugenda umenya Kristo. Mutima ugenda umenya Kristo, uzaramya Imana, ugire kuramya kudashira, kudakama. Azamuramya hari sente, azamuramya ntazihari, azamuramya byutse, azamuramya ari wenyine, umutima uzatura mu kuramya Imana. Haleluya. Kubera iki? Ayishirwa urukundo rw'Imana rukamurenga, kukivuga uti Imana ngukorera iki, nyigisha ikindi kintu nakora gifite umumaro mu bwami bwawe. Haleluya. Gusigana no kwibaza ngo bizagenda bite, nta biba bigihari, ubereyeho kumwitura urwo yagukunze mbere. Mana ishimwe cyane. Imvune zo mu murimo ntago ubuzumva. Impamvu umuntu avundikira mu murimo nuko wibwira yuko wabanje kuyikunda mbere, urimo urayiguriza. Reka urayiguriza iki kitaguhaye? Impamvu umuntu avuga ngo Mana ngo n'ibya 10 byose naguhaye, ngo baranyirukanye, ngo n'amaturo yose natanze, wayatanze so wahawe nande? Imbaraga zikubyutsa se wari wazikuye hehe? Ako kazi haryo ukajyamo wari wakajyanywemo nande? Ariko urukundo rw'Imana rudutuza mu kuramya kudakama. Haleluya. Niyo duciye mu byo tutumva, umva nshuti z'Imana, hari ibintu byinshi bigera ku buzima bwawe utazi impamvu yabyo, tutazigera tubonera n'ibisobanuro inaha. Sinavuga ko Imana itagira ubwoba, hari igihe mba numva igomba kunsobanurira etape par etape. Namwe nuko kuko rero itagira ubwoba, hari ibintu bimwe itazadusobanura turi inaha ngaha, tutazigera tumenya impamvu yabyo. Wambwira gute uburyo umubyeyi ashobora kubyara abana 5 bose bagapfa? Byasobanuka gute? Kuki Yobu byagenze kuriya? Byasobanuka gute? Kuki Imana itamurinze ko yari umukiranutsi? Byasobanuka gute? Ese Imana yari naniwe kurinda ba Paulo? Ese Imana yari naniwe kurinda Stefano w'umusore mutoya wayihamije, akayihamya bakamutera ibuye rya mbere bakamutera irya kabiri? Ese Imana ntiyari ihari? Ese kuki Imana yaretse Yakobo agapfa, itorero ryasenga Petero wagasohoka? Irigenga mu byemezo byayo, ariko urukundo rwayo rutuma rimpagarara. Ntirudusigamo ibikomere. Hari abantu babanye n'Imana ariko Imana yarabakomerekeje, barayirakariye, baracyaririmba, baracyabwiriza, ariko bafitanye umubano umeze ukuntu. Aravuga ati n'ubundi ntaho najya, Mana n'ubundi uzananyice, n'ubundi ni nawe wanzanye. Oya, akira urukundo rw'Imana, ibitwenge bigaruke mu mutima wawe, hazi indirimbo zitari zo kwigirisha. Haleluya. Abakozi b'Imana, haleluya, haleluya. Arigiye kubera impano z'Imana uba wamaze kumenyekana utakihisha. Umaze niba batumira mutamwe mu mwuka wo muririmba murajyashye, muraza tu. Niba ntumira kubwiriza se ntari mu kanya ko kubwiriza ndajyashye, ndaza tu. Ariko uwo mubano si we wacu. Urukundo rw'Imana ruradusaba, tukayiririmbira tuguwe neza, tukabwiriza tuguwe neza. Haleluya. Yesu arihagije, nta kintu kimwe yigeze avuga atabasha gukora. Niba avuga ngo abarushye n'abaremera imusange ndabaruhura, nuko azi ko aruhura. Haleluya. Icyakora dushyiramo akantu, aratubwira ngo nitwemere ko bagaragu be, twigire ku birenge bye. Aravuga ngo mwemere kunyigira kuko ndi umugwaneza, ndoroheje mu mutima. Yesu aroroheje, muri nta bintu by'ibikabyo bya hatari. Ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Haleluya. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nta kintu kibi nko kubwiriza utaruhutse, nta kintu kibi nko kuririmbira Imana utaruhutse, ukadunezeza hano ariko ugatahira kumarira, ugatahira kugushoberwa. Oya, sibye Imana yatugeneye. Umwami ni muzima. Haleluya. Yuvanga mu buzima bwacu tukiri inahanga, ntabwo tuzaruhuka tugeze mu ijuru. Yaduhaye gusogongera ku kiruhuko tukiri inahanga. Haleluya. Ubugingo buhoraho tubufite muri none, katumuha icyubahiro. Haleluya, haleluya. Niba utaruhutse umubwire ngo Yesu ndashaka ikiruhuko. Niba umukorera ushinze iryinyo kurindi, ni ukuri sibyo. Niba unategereje ko numara gushaka aribwo uzaseka, nabyo sibyo. Niba unategereje ko numara kubyara aribwo uzaseka, nabyo sibyo. Ikiruhuko cy'ukuri kiri muri we. Haleluya. Katumuha icyubahiro yo kabza, kandi ntiyabitwimye. Ntagashaka ko tumukorera dushinze iryinyo kurindi, kuko bimwe byari byaratumye itoranya Isiraheli no kugira ngo yibere Imana.
barwana intambara bazineshe, bahinge beze, bamere neza, andi moko adafite Imana aze kubabaza ngo ariko mwebwe ibyanyu bigenda biti. Nukuri Imana ntiyazanywe no kukubabaza, yazanywe no kuguha imbaraga muri wowe ngo uneshe iby'isi. Abantu bagiye kubaza ati amahoro yakurahe, wowe bigenda biti? Iryo kugutekana, uko kunyurwa, ko bwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana kikubaho, wowe bigenda biti? Ubabwira uti burya ninde? Ni Kristo. Mana ishimwe. Ariko ishinze iryinyo nabo bakarishinga, baravuga ati yewe ndabona bitoroshye, reka twigumira aho turi. Haleluya, haleluya. Kuramya rero iteka kukuri kuzakomoka mu mutima ugenda uhishurirwa Kristo. Ahatari ukumenya Imana, ahatari ukumenya ibyo ikunda, nta guhimbaza kukuri kuhaba. Hazaba indirimbo n'urusaku, hazaba ababwiriza butumwa dusakuza cyangwa tuvuga buhoro, ariko ahatari ukugenda tumenya Kristo, tugenda duhishurirwa ibyo akunda, nta kuramya Imana kukuri kuhaba. Bizaba ari ibitaramo nkuko Skol yakoresha igitaramo, nakubanza bitakibaho. Bya Primus kumaguma biracyabaho. Bizaba ari ibintu nk'ibyo. Ntabwo nibyo kutumarira abantu bundi koko. Imana ishimwe. Kumenya rero Kristo n'urukundo dukunda nibyo biduha kuramya kukuri, atari ibyo bizaba ari urusaku ahandi hose. Imana ishimwe. Abisiraheli bari barateye Imana umugongo, sindi bugeyo kubw'impamvu, ariko uze gusoma muri Nehemiya amagambo amwe nari nateganyije mu gice cya 8 n'igice cya 9, bari baragiye kure y'Imana, baranyanyagira uko banyagiye mu bizi. Bagarutse Nehemiya amaze kubaka inkike, bamaze kuzubaka, byabaye ngombwa ko Ezra abasomera amagambo y'Imana, amategeko y'Imana, ngo baheraga mu gitondo bakageza nimugoroba arimo kubasubiriramo amategeko y'Imana. Haleluya. Uko basubiramo amategeko y'Imana, imitima yabo igakorwaho, bakarira, bakaboroga, bakihana, bakamenya ibyo Imana yari yarabasabye bataye. Ni ukuvuga ngo muri uwo muborogo no kubwirwa amagambo y'Imana ku manywa na nijoro, n'ejo bakongera, byateye imitima kongera kugarukira Imana. Muri make akaba indirimbo n'umuborogo bivanze n'umunezero, byatewe nuko bongeye kubwirizwa, kwibutswa ibyo Imana yabo yari yarabasabye. Muri make iyo Nehemiya yubaka gusa, nkuko dushobora kubaka insengero zikaba nziza, tukajya muri stade bigakunda, ariko hakabura amagambo atwibutsa ibyo Yesu akunda. Kuramya kukuri ntago kwabaho. Haba urusaku, haba gufana kuko abantu bafana umupira, ariko kuramya kukuri ni kwaba. Ezira ngo yabasomeraga amategeko y'Imana, yuriraga nk'ako katuti akabasomera amategeko y'Imana, ibitabo bari barataye, ibintu bataherukaga, akongera akababwira ibyo Uwiteka Imana ya Isirayeli yari abasabye gukora, bakihana mu kuri ko bo n'abasekuruza babo bataye Imana. Hanyuma hakabaho umuborogo uvanze n'ibyishimo, uvanze no kongera kumenya ibitambo byari barasabwe n'Imana batari bagitamba, bose bagakorwa ku mitima, bakagaruka gutamba bya bitambo. Hatabayeho kumenya Imana n'ibyo ikunda, kuramya Imana kukuri nta kuzaba. Hazabaho urusaku, hazabaho ibitaramo nkuko n'abataramira ubusa batarama, kandi bizaba bifite umumaro muke. Ariko kuramya kukuri gukomoka mu mutima ugenda uhishurirwa Kristo n'urukundo rw'igitangaza yadukunze. Icyo gihe uramya azaramya, uhimbaza azahimbaza, ubwiriza azabwiriza, nusenga azasenga Imana ze. Ubu ngubu twuzuwemo n'abantu basenga Imana batazi. Kubera iki? Baravuga gusa bakavuga, ariko ntibicara ngo bumve ibyo Yesu avuga, ntibamutega amatwi, ntibajya mu ijambo rye ngo bamusenge bamuzi. Kandi iyo usenga Imana utazi unanirwa vuba. Iyo wicaye ku masezerano wagiye ubwirwa n'abahanuzi, ni meza pe, nanjye hari ibyo bambwiye kera, bimwe narabibonye, bindi ntibiraza. Mba bizaza, niba byari iby'ukuri, niba bitari iby'ukuri ntabyo nzi. Reka ntegereze nihanganye. Ariko reka mbabwire, biriya si ibyo kurya bitunga ubugingo. Biraguhugura, bikaguhumuriza, bikagucyaha iyo ari bizima, bikagukosora, wowe utangiye gucogora, bikakwibutsa ko Imana ikuzi. Ariko amagambo y'Imana, iri jambo ni umutsima, abera bakomezwa n'umutsima w'ubugingo. Haleluya. Iyo rero wibitseho amasezerano wabwiwe gusa, kandi ni kuzura, ariko nturye umutsima w'ubugingo, nturye umutsima uterwa imbaraga, uzaba umukristo ba on and off, ushyuha ukonje, ariko nurya amagambo y'Imana, ukayatekerezaho ku manywa na nijoro, ukayuza. Ubuhanuzi nibuza, Imana ishimwe, nibutaza uzaba ukomeye. Mu bintu nsengera ubuhanuzi bw'ukuri, ngo buze tubona abahanuzi b'ukuri, kuko abantu babeshye cyane, abantu bibwiye ko impano z'ubuhanuzi bw'ukuri zitakibaho, nyamara zibaho.
ariko mu bintu byagenwe gutunga umukristo ni umutsima w'ubugingo. Kandi data yarabyoroheje kugira ngo nubwo umuntu yaba ari umuswa ntazabiyoberwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ijambo nari busome nyuma ariko reka ndisome. Yesu yatumye abatuma abantu 70 kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Baragenda bavuga ubutumwa bwiza, birukana abadayimoni mu bantu, abadayimoni aragenda, bagaruka bishimye bavuga ngo Mwami Yesu, abadayimoni nayo yaratwumvira, arababwira ati rwose ni byiza ariko ibyo sibyo byiza cyane. Ikiza cyane nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntibyagarukiraho ngo Yesu yishimira mu mwuka, Luka 10:21, ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushima Data Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ari ko wabishatse. Ibyanditswe byera Data yarabyoroheje kugira ngo abafite umutima nk'uw'abana bato bose babigotomere babyumve. Haleluya, haleluya. Ubuhanuzi haratubwiye ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ngo abagenzi nubwo baba baswa ntibazagira gute, ntibazayiyoba. Umutima umeze nk'umwana mutoya niwe Imana igenderera, kubera ko n'umutima uhora ushaka kumenya, n'umutima umenya kutishoboye ukeneye wayishoboza. Umwana mutoya burya ahora akeneye help, ahora ategera ababyeyi amaboko, ahora ategeye ko bamugabura, ahora ategeye amaboko. Niyo mpamvu Yesu ngo yishimiye mu mwuka cyane, aravuga ati Data ndagushimira Mwami w'ijuru n'isi, ko abisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abameze nk'abana batoya. Ibi bintu nta muntu byahishwe. Ujya wibaza ngo natangira he kuryiga no kurisoma? Tangira aho utangiriye, cyangwa ubona ugomba gukomeza. Imana ishimwe cyane. Kuramya k'ukuri kuba mu mitima y'abameze nk'abana batoya. Imana itugirire neza. Cyangwa mu mutima wawe ukongera ugakingukira Yesu kugira ngo umumenye, kugira ngo ukurire mu rukundo rwe. Mu bintu binezeza Imana kandi ni ukubona abantu bashaka kuyimenya. Niryo turo rikomeye uzatura Imana, ni umutima ushaka kuyimenya buri munsi. Mu bintu byababazaga Imana ni ukubona ubwoko bwayo witera umugongo. Ubuhanuzi bwa Yesaya aho butangirira haravuga ngo umva wajuruwe, Yesaya igice cya 2, 2 na 3, ngo umva wajuruwe, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogo bimenya urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Mu bintu bibabaza umutima w'Imana ni ukubona abantu badashaka kuyimenya. Mwishimwe n'ituro no kuramya no guhimbaza uzatura Imana ni umutima ushaka kuyimenya. Haleluya. Ubyutswa no gushaka kumumenya, uvuga uti kugira ngo nkumenye Mwami, nkumenye. Usengeshwa no gushaka kumumenya, ujya mu ijambo ry'Imana tutagiye gushaka ibyo tuzabwiriza abantu ngo batwemere, ahubwo kugira ngo Mwami Yesu kugira ngo nkumenye, ejo ntazana kuvuga ibihuha. Ubyo nsengera namwe niye Mwami Yesu nyihishurira, uri mwiza bihagije, nyihishurira njye kuvuga ukuri, nta kuvuga n'aba abantu bakakuyoberwa, kandi wowe uri mwiza. Haleluya. Guhimbaza k'ukuri rero gukomoka muri mwene uwo mutima umeze nk'umwana mutoya. Imana yifuza ko tuyishaka, Imana yifuza ko isanga mu mutima wacu harimo gushaka kuyimenya, kandi nayo yarasezeranye ngo izatwiyereka. Nanone mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya 29, 12 na 14, ubuhanuzi bwa Yeremiya 29, 12 kugeza kuri 14, haravuga ngo kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Haleluya. Imana mu bumana bwayo yifuza ko tuyambaza, yifuza ko tugenda tuyisenga, yifuza ko tugenda tuyishaka, ngo nayo izatwumvira. 13 baravuga ngo muzashaka mu mbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Muzashaka mu mbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Ibi biba mu mitima imeze nk'iy'abana bato, nibo basiga icyubahiro, bagasiga ibyo bamaze kugeraho, bagasiga bakavuga ngo Mana ndagushaka n'umutima wanjye wose, nta kindi nshaka, nta kindi nifuza, ni wowe. Muri mwene iyo mitima hazavamo guhimbaza k'ukuri. Haleluya. Aravuga kuri 14 ngo nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Yavuganaga n'abano bantu barayigomeye, bari mu gihano cy'ingaruka zo kugomera Imana, ariko Imana y'imbabazi nabagiye kure yayo ihora yifuza ko bagaruka. Haleluya. Nta cyaha giteye Imana isoni ku buryo yagutera umugongo. Yamaze gutera umugongo Yesu kugira ngo we nanjye tubabarirwe. Umwanzi n'umuriganya, uko uhemukira Imana niko kwibutsa ko udakwiriye kugarukira Imana. Nabwo aterwa nkaho urasenga iki, wakwirorereye.
Imana mu mbabazi zayo. Haleluya. Yaranatubwiye ngo nubwo ibyaha byacu byabitukura tukutuku tuze tuyegere. Uzi ko ihamagara abanyabyaha mu nama zayo ngo nibwo ibyaha byacu biri budukurweho. Ese umutima wawe uracyashaka Imana? Ese igitaramo cyawe utura Imana tudahari, nta bantu bahari, abantu batateranye, kimeze giti? Icyama mu mutima wawe ukabwira Imana ngo Mana ndacyagushaka. Ese urashaje? Ese uri mutoya? Ese ufite ibindi urimo hirimbanira by'iterambere ryawe? Reka ntibiburemo, kandi bikwiriye kubanzirizwa no gushaka Imana ubwayo. Nayo izakwiyereka. Mutima umeze nk'umwana mutoya. Haleluya. Nibutse umugaragu w'Imana Zakayo mu gice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa. Zakayo yari umukuru w'abakoresha bikoro, no kuvuga ngo yari komiseri, wo twakwita komiseri general wa Rwanda Revenue. Yari umukuru w'abandi bakoresha imisoro. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo yashakaga, mu Kinyarwanda ntibatubwiye neza, baratubwiye ngo yashaka kumenya uko Yesu aza, ariko ubundi aravuga ngo yashaka kumenya uwo Yesu ari we. Haleluya. Mu byaha bye yashaka kumenya uwo Yesu ari we. Niyo mpamvu umunyabyaha ushaka kumenya Yesu amwishurira. Niyo mpamvu n'abatemera Yesu iyo basomye Bibiliya, n'abasilamu n'abayehova n'abaki batemera Yesu nk'Imana, iyo basomye Bibiliya bashaka kumumenya, nawe ntiyihisha, arabihishurira. Haleluya. Umutima ushaka Imana, Imana izawiyereka. Mwana umukobwa umwe yamaye ubuhamya mu minsi ishize, numva naryohewe. Niturabona n'amaso ku maso, ntaga bino yarakuriye mu idini, yarakuriye mu rusengero, yarakuriye mu muryango usenga, ariko akajya yumva ibintu bavuga ku gakiza sibyo biba muri we. Akumva umunezero turimo tuvuga, kumva siwo yumva. Aza guhura n'ikintu cyatumye yicara ahantu hamwe amezi menshi, aravuga ati Yesu wowe bavuga, Yesu wowe bavuga mu byanditswe, Yesu wowe baririmba nk'abana bafite umunezero, ndashaka kukumenya. Kandi ntabivugaga ari hanze y'idini, yarari mu rusengero ruvuga ubutumwa bwiza nk'uko tubivuga, ariko Imana bataziranye. Nushaka kuyimenya ikakubera Imana yawe ku giti cyawe, izakwiyereka. Imana iramwiyereka. Yesu aramusanga, aramuvugisha, aramubona. Uyu munsi baraziranye. Iyi Imana ntigeze ishaka kuba Imana yakure ku buzima bwawe. Ntabwo yifuze kuba Imana ya pasiteri wawe, ntabwo yifuze kuba Imana y'umuvuga butumwa ukomeye runaka. Irashaka kuba Imana yawe ku giti cyawe. Muri ibi bihe by'umwijima ni bande batazayitakaza? N'abantu baziranye nayo ku giti cyawe. Iyo umuntu aziranye nayo ku giti cye, nubwo wamuta mu Bushinwa yamera, nubwo wamuta mu ishyamba rya Amazone yamera, nubwo wamuta mu mashyamba ya Kongo yabaho, nubwo insengero zafungwa yabaho. Haleluya. Yakomezanye ubusabane n'Imana, yakuzurwa n'iby'Imana kandi yabiha ku bandi. Yesu ni mwiza ku buryo kumumenya byanze bikunze uzamubwira abandi. Ntujye umuvuga nturamumenya, numumenya uzamuvuga. Haleluya. Numumenya uzamuvuga. Wa mugore wari indaya wo muri Yohana igice cya 4 yari atariga umubatizo, yari atariga inyigisho z'igice, yari atariga, yari atarasubira kwihana. Abagore babandi yatwariye abagabo, ariko yari yahuye n'umwami w'abami, bari bamenyanye. Asubira kumubwira umudugudu wose, numumenya uzamuvuga. Reka tumwicyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yadusabye kumukundisha ubwenge n'umutima n'amaranga na byose. Niwitoza kuzana byose, Yesu azakwihishurira. Nta kintu kibishye nko kuba umukristo utaziranye na Yesu. Birabiha. Kuko Satani asanzwe kwanga kandi azakurwanya. Tekereza ko azakurwanya none na Yesu mutegeranye, uzahera umwuka neza neza. Ariko Yesu mwegeranye. Haleluya. Mu nkoni, mu miraba. Ntuzi uko bizagenda, ariko hari ukuntu bizagenda. Haleluya. Uyu mugaragu w'Imana Paulo twigisha ibi byose byo kuri Yesu muvuga, wari byasanyishije mu Efeso, watwandikiye mu Bafilipi ngo twishime, ngo yongeye kubivuga ngo twishime kandi ari mu nzu za gereza. Murabizi ko baje kumufunga mu byakozwe n'intumwa, nubwo bamufunze kenshi, ariko byakozwe mu gice cya 16 hariya bageze muri gereza bakubise, barabafunga muri gereza indani. Uwari bashinzwe nabo ashyiraho hake. Burya ari mu boss akwirukana, ariko n'uri munsi ya boss nawe agashyiraho hake. Nuko byagenza, bamufungishe baramufungishije, ariko n'uwari ushinzwe kumurira nawe ashyira hake. Bya bindi by'umuntu nyine yakubiswe nyine n'abandi baramukubita, arakubita, arafunga, banagapfiriye, kuko bari baziranye n'Imana yabo. Haleluya. Bari baziranye n'Imana yabo. Yesu bavugaga ntiyari ibihuha, bari baziranye. Umuntu utaziranye n'Imana ye ntashobora kubona indirimbo muri gereza, ntashobora kubona indirimbo yatawe n'umugore n'umugabo, ntashobora kubona indirimbo zimva mutima atabyaye.
ariko umuntu uziranye n'Imana ye indirimbo ziraza. Mu gicuku Paulo na Sila bararirimba. Haleluya. Ntibaririmba gake, bararangarura, banza n'abamarika baraje muri icyo gitaramo kuko zari indirimbo zanyeganyeje gereza, mu nkoni, mu bisebe. Ndakwifuriza ubuzima buziranye na Yesu ukuri, ibintu byamwe imbere muziranyeho mwembi, kuko ibihe uko twegera imisi y'imperuka bizarushaho gukomera. Haleluya. Umwanzi natagutega ibyaha ngo bigukamure usigara inyuma uri umukristo ariko mwe imbere wagowe, azagutega imibabaro, kuko iyo akubuze mu byaha arakubabaza kugira ngo ucogore. Igihe Imana yavuganaga na Satani ku buzima bwa Yobu, nta kintu bari barimo gushinja Yobu, murabyibuka? Imana yaravuze ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu. Satani nawe yaravuye ngo kuzerera no kuzenguruka mu isi. Azazerera kuzenguruka agushakaho impamvu. Nasanga Kristo agenda agwira muri wowe, ibyaha ugenda ubinesha buke 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 buke. N'urugendo rega, kwezwa n'urugendo nimuhumure. Ese ari bigukubita hasi uyu munsi nukomeza gutumbira Yesu, ejo uzabikandagira hejuru. Humura, humura. Nta muntu uvukana kwezwa, turakizwa tugatsindishirizwa, tukabarwaho gukiranuka ako kanya tutabikoreye, tugatangira urugendo rwo gusa na Yesu. Humura, humura. Humura, niba urimo uzakomeza ugenda usa nawe buri munsi. Buri munsi, buri munsi. Nakubura mu byaha azagusaba nk'uko yasabye Yobu, aguteza imibabaro. Nutamenyana na Yesu ku giti cyawe, imibabaro izakurambika. Ubu imibabaro yatwambuye abantu. Yatwambuye abantu bari bafite impano nziza nk'izi twabonye aha. Yatwambuye abantu basengaga, itorero rikagirirwa ubuntu. Yatwambuye abantu bakoreshaga impano zabo, ntibabashijwe n'ibyaha, ariko imibabaro yarabakubise. Baraceceka. Bacecekana impano zakiza abandi, bacecekana amasengesho yakiza igihugu, baraceceka. Ukeneye kumenyana n'Imana ku giti cyawe, ugashorera imizi mu rukundo rwa Kristo, kugira ngo ibyaha bitakubasha, kugira ngo imibabaro itakubasha. Haleluya. Kugira ngo utegereze umukwe urimo aza gutwara umugeni we, udafite inenge n'umunkanyari. Komeza utunganirizwe gusa na Yesu, uhorane indirimbo z'urudaca, uhorane kumukorera ku rudaca. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu mutima wifuza kumenya Yesu, Yesu ntazawihorera, azawuhaza. Ageze kwa Zakayo, Zakayo murabizi yari yuriye igiti n'ibyaha bye byose. Yesu arebye umutima ntiyawucaho. Haleluya. Aramubwira ati Zakayo manuka, uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Ngo abantu baraho ngo baritotumba, agiye kurara mu nzu y'umunyabyaha. None ko yaje gukiza ibyaha arahunga abanyabyaha, bigende bite? Nta kibazo afitanye n'abanyabyaha bamushaka, kuko Zakayo ngo yashakaga kumenya uwo ari we. Yesu nawe aramubwira ati ndakwiyereka, ndarari iwawe kuko nawe uri umuhungu wa Abrahamu. Uyu munsi agakiza kageze iwawe. Ni igiki kiguhungisha Imana? Ese ni icyaha? Ese ni ibyago? Ese ni amakuba? Ese ni imibabaro? Burya ntibyavuye kuri yo, byavuye ku mwanzi w'ibyiza. Iyo uhunze Imana rero, umwanzi w'ibyiza abagize Imana avuga ati kaze neza mboga zizanye no nkubabaze nkwice urubi. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Kuramya rero gukomoka mu mutima wamenye Imana. Uyu mutima uramya rero ugira imbaraga zitari izawo, ugira imbaraga zishingiye mu Mana ubwayo. Nicyo cyateye Dawidi kudatinya Goliyati. Yaraziranye n'Imana ye, ajya kureba Goliyati ngo bahangane, ntiyarebye ku mbaraga ze, yarebye ku mbaraga z'Imana baziranye. Haleluya. Umwanya umara utumbira Yesu ntazagupfira ubusa. Bya Goliyati bizaza, n'ibindi biteye ubwoba bizaza, ariko abashaka Imana ntibarwanisha imbaraga zabo. Ntabwo turwanisha imbaraga zacu ko ntazo dufite, ariko hari umugabo ukomeye uba muri twebwe, utajya utsindwa, utajya unanirwa, ushobora byose, aba hejuru y'ibihara bigenga. Niyo mpamvu abamenye Imana kuramya kuzahoraho kandi bizababyarira imbaraga. Iyo tuvuga ngo kuramya n'imbaraga zisenya ubwami bwa Satani, kuramya n'imbaraga kubera iki? Kuko nyiri kuramya arakoresha imbaraga zitarize, arakoresha imbaraga z'Imana bamenyanye. Haleluya. Hanyuma Imana mu bumana bwayo, intambara zayo nazo ntizimeze nk'izacu. Umugaragu w'Imana Hezekiya, ntago ndi basome mu Bami wa 2:19 uze kwasoma. Umwami wa Shuri yari yateye i Buyuda, arabandikira ababwira ukuntu, arababwira ati ndaje mbamare iyo Mana mwizeye, numva iyo Mana mwishingikirijeho kuri bibagenze.
Ezekiya nawe aragenda azana urwandiko bamwandikiye rw'ibitutsi by'Uwiteka no kugira ko baje kumutwarana n'ibye byose byiza, arurambika mu nzu y'Imana, asengera Imana. Intambara z'Imana kubera ko zitameze nk'izacu bisaba ko twiga kuyizera. Ni gute umuntu w'umugabo w'umwami ufite ingabo bamubwira ngo igitero kigeze hari akajya kurambika urwandiko imbere y'Imana? Intambara z'Imana zitandukanye n'izacu. Haleluya, haleluya. Igihe kimwe yabwiye Gideon aramubwira ati ingabo muri kumwe ni nyinshi, nimutsinda n'izi ngabo nyinshi muzanyirariraho kuko ndabazi imitima y'abantu ikunda kwirarira. Intambara z'Uwiteka zitandukanye n'izacu. Aramubwira ati gabanya ingabo, amubwira bwa buryo agomba kuzigabanyamo ziragabanuka. Izi sigaye se zarwanishije amasasu n'imbunda? Reka da. Imana iravuga ngo mu rero mugiye kurwana intambara zanjye z'Uwiteka zinyuranye n'izanyu, muzazunguza imuri. Ni nk'uko uyu munsi wazunguza buji, ingabo ziteye igihugu tukazunguza buji tukakubitana ibibindi. Ibyo bintu biri mu bwenge yemwe? Intambara z'Uwiteka zitandukanye n'izacu. Niyo mpamvu yifuza ko abamuramya tumurebaho, kuko najya kurwana azarwana mu buryo butandukanye n'ubwacu, kandi intambara ze iteka zirangirira mu ntsinzi. Haleluya. Tuza utegereze Uwiteka wihanganye, wemera amagambo ye akuyobore, ushyire ubwenge bwawe hasi ngo ahisemo gukirisha abamwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Niyo mpamvu umuntu uzaramya Imana by'ukuri uzamusangana akantu kenda kumera, simvuga ibikabyo bitari byo, ariko zaba afite akantu k'ubusazi. Ubusa intebe y'Imana ko itari hano ngo turimo turayireba. Umuntu yiciriye hariya ari umunyabwenge ufite ubwenge buzima, yababona turimo tubira ibyuya by'iki, genda kumera nk'ubupfu, ariko n'ubupfu bukiza ababwizera. Haleluya. Intambara z'Uwiteka zitandukanye n'izacu, zitandukanye n'uko abanyabwenge barwana. Niyo mpamvu ashaka ko bamumenya. Yeriko yikubise hasi batarashe, batarwanye, ahubwo barimo bazenguruka. Urambwira umuntu w'umugabo w'umujenerali, njya avuga ngo yaba ari njye ubiyoboye byari kora kuko ndi umusivile, kandi umbwiye ibintu byo kutarwana nibyo nahitamo kubera ubusivili. Ariko Yosuwa yari umusirikare, yari yararwanye intambara. Ugafata umuntu w'umusirikare umwe uti ubu rero uzatsinda none uzunguruka, uzabanza uzunguruke bucece mutavuga iminsi 6 ishire, ku munsi wa 7 nabwo ntimuzarwana, ntimuzarambura imiheto n'amacumu, reka da, ahubwo noneho muzavuza amakondera, muvuze imyirongi, muramye Imana. Abatambyi bajya imbere, si abasirikare n'abajenerali bajya imbere, abatambyi bajya imbere, hanyuma inkuta zigwi. Ubupfu bw'Imana burusha ubwenge abantu. Mureke dukizwe, dutumbire Yesu, wiga inzira ze. Ujye ubwira ngo ndashaka kumenya inzira zawe ngo nzigenderemo. Ni koko zitandukanye n'izacu, ariko ndashaka kuzimenya kuko zirimo agakiza kacu. Mwami abaho umugisha. Haleluya. Reka dusenge inshuti z'Imana, reka tumuzanire ibitugoye, reka tumuzanire ibitumvikana. Uyu mwami ntabwo bagira, uyu mwami arihagije. Yabwiye abagabo b'abarobyi 12, nako ntibari bakirinda 12, bari babaye 11. Abwira abagabo b'abarobyi 11, benshi muri bo ntago bari bigishijwe kirango kereka Matayo. Abandi bari abarobyi bafite n'ubuswa bugaragara, kuko hari abo bageze bavuga atari ko sabana ko ari abaswa batigishijwe, ngo ariko bika ko babanye na Yesu. Imana ntifite ubwoba bwuriwe, irihagije muri wowe. Ibwira abo bagabo b'abarobyi batigishijwe, kandi nawe bamwishe byakunze, ariko arababwira ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami muzabujyane kugera ku mpera y'isi. Nta mafaranga bari babahaye, nta bundi bwenge bwo gutranslatinga ngo bive mu gihe burayo bigere mu ndimi zose, nta rusengero rwubatse, nta basponsa bahari, nta kintu na kimwe cyafatikaga cyakwerekana ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzagera ku mpera y'isi. Ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 2000 turabuvuga mu Kinyarwanda, mu Gishinwa barabuvuga, i Burundi barabuvuga, hirya no hino ku isi Imana yacu irihagije. Ikibazo cy'abarokore nuko tutazi Imana yacu, kandi nayo yihishuriye mu byanditswe gusa. Ndakwinginze, nowe gikoresha Imana ifite, nowe maboko y'Imana, nowe kanwa k'Imana, nowe byiringiro by'iyisi, nowe mucyo uzamurika muri isi icuza umwijima. Irashaka gutindana nawe. Imana iragushaka, iragushaka ngo ikwibwire, yivugire mu izina imbere yawe. Yagendanye na Mose tuzamubona nitugera mu ijuru. Yagendanye na Mose, igenda ikora ibitangaza, arayibona muri Egiputa, arayibona bagenda, arayibona ari igicu imbere yabo, arayibona ari inkingi y'umuriro, arayibona ibaha amazi mu rutare, arayibona ibagaburira mana. Ariko baza kugera ahantu iramubwira ngo Mana, uhora untuma simenye udutuma, ndashaka unyereka ubwiza bwawe burabagirana.
Mana nayo ntiyacecekera ngo Mose we nta muntu mbona ngo abeho, ariko hagati aho ndakwereka igitare aricyo Kristo, uhagararemo hagati, ndaca imbere yawe urambona mu mugongo, mbega intimite, mbega ubusabane. Ni igiki cyaguhaye guhaga ibi bintu? Amaverisi angahe wibitseho kuba washoboye kuvuga ubutumwa inshuro zingahe? Ni iki cyatuma udakenera kumumenya? Ni mugari, ni mwiza, yuzuye imbabazi no kugira neza, ntabwo yabasha gukwirwa mu bwenge bwacu. Niki gituma umukuraho amaso? Niki gituma umuburira umwanya? Anezezwa n'abamushaka. Reka tumuzamura amaboko mubwire ngo ndagushaka, mubwire ngo nongewe inyota, nyongera indi nyota. Mwami tukuzamuriye amaboko muri iki gitaramo, turifuza ibitaramo bidakama muhereye mu mitima yacu, turifuza kuguhishurirwa Mwami, ngo dushorere imizi mu rukundo, ngo dushorere imizi muri wowe. Umugaragu wawe Paulo yatwandikiye urukundo ngo ruruta uko rumenywa, rurenga understanding ya muntu. Araruvuga muri dimension, araruvuga mu bunini, mu bugari, mu kijyepfo, mu kijyaruguru, kuko rwari rumurenze. Turashaka kuruhishurirwa Mwami waba, ngo igitaramo cyacu cyagiye kiba ikivuye mu mutima wakumenye, ikivuye mu mutima wahishuriye urukundo wadukunze Mwami. Aho niho tuzagira indirimbo zidakama, aho niho tuzagira ibitaramo bitadushiramo, bitazimwa n'ibihe. Dore gutinda ku birenge byawe tukumenye Mwami. Ibicaniro byari byarazimye mu mitima yacu byo gusabana nawe byongere byake. Suka umwuka wawe wera hagati muri twebwe, suka umwuka wawe muri iri teraniro kugira ngo imbaraga zawe zitugarukemo, twongere turyoherwa n'urugendo, ntitugukorera ari inyuma gusa, bikomoke mu mutima wakumenye. Ndagushimira imbabazi zawe, ndagushimira urukundo rwawe, ndagushimira ko wabihinduye ibyoroheje kugira ngo umuntu nubwo yaba umuswa ntabiyoberwe, nubwo yaba atagira namba ntabiyoberwe. Urakoze Mwami waba, urakoze kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe, urakoze ko atari twe twagushatse mbere, ni wowe waje kudushaka. Mu mutima ugushaka kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri, baha umutima ugushaka kugeza igihe bazagusangira mu bwami bwawe. Ukwiriye icyubahiro, ukwiriye gutaramirwa, ukwiriye kubyinirwa, ukwiriye indirimbo, ukwiriye ibisingizo byose. Ongera ukore ku maso yacu tukumenye, kuraho ibintu byose byari bitwikira imitima yacu, iby'imiruho, iby'ibyago, iby'amakuba byari biduteye kukuyoberwa, bidukureho, byorosoke ku mitima yacu, maze tukumenye, tukwizere. Wabwiye abigishwa bawe urimo babwira iby'umwuka wera wendaga kuza, urabwira ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ngo ariko twebwe tuzamubona kuko ariho. Urakoze kuri Imana iri mu itorero, urakoze kuri Imana ibana n'abera mu ibanga, urakoze kuri Imana yasanga buri muntu wese. Niba waratashye mu rugo rwo kwa Zakayo, ntuyobewe aho watamu ubuzima bw'uyu muhungu, bw'uyu mukobwa, ntuyobewe aho nkura naho usanga. Tugukinguriye imitima, turayiguhaye. Utubabare igihe twaguteye umugongo, utubabare igihe twashatse ibyacu ntitwashaka ibyawe, utubabare igihe twagushakishije iminwa yacu ariko imitima yacu ikakuba kure. Tukuzaniye imitima muri uyu mugoroba, bikubera ituro riguhumurira neza. Uyituremo maze indirimbo zacu zikomoke muri yo, maze gutarama kwacu gukomoke mu mutima wakumenye. Duhishurire urukundo rwawe. Reka umwana wawe wari uruhijwe n'ibihe, wari utakikumva, wari umaze kwibwira ko utamuzi, uyu mugoroba yongera guhishurirwe. Cisha kugira neza kwawe mu buzima bwe, cisha kugira neza kwawe mu buzima bwe, yongera kumvi. Urakoze kuri Imana itarobanura ku butoni. Mu rugo rwo kwa Korneliyo niko wahavukiye, uravuga ngo amenye neza ko Petero yabivuze, ngo amenye neza ko mu mahanga yose abakubaha agakora ibyo gukiranuka nawe ubemera. Mwami w'abami, twigisha inzira zawe kugira ngo ntitutazataramira inahangaha gusa, ahubwo no mu gitaramo cyo mu ijuru tuzabe turiyo. Uzuza amashimwe atemba nk'uruzi mu mitima y'aba bahungu n'abakobwa, hanagura amarira ku maso y'uwariraga, humuriza umutima wari ushenjaguritse, iyereka umutima wari ukuyobewe, umutima wari ukuyobewe wihishurire, wari utsikamiwe n'ibyaha. Waravuze ngo nitukubona Mwami w'abami, ngo umwana natubatura tuzaba tubatuwe rwose. Warwanaga n'imigozi yanze kumuvaho, reka yakira imbaraga zawe zibatura uyu mugoroba, maze nawe agendana umutima utamushinze ikibi. Umugisha abana bawe bagutaramiye mu mpano zitandukanye ngo tugubwe neza, maze twese hatabuzemo n'umwe uzaduhe guhurira mu gitaramo cyo mu ijuru. Muhishurire ibyo bihendo umwanzi yaramushukishije ko ari byo bifite umumaro, umwereke bwa butunzi butagira akagero bwo kukumenya Kristo. Paulo ngo yaragereranyije ngo asanga ibindi bimubereye igihombo,
ngo agereranyije ibyahoze ari inyungu ye ngo abibona nk'amazirantoki, ngo abigereranyije n'ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo. Ndakwinginze, reka wari ufite idini, wari udukunze twebwe bashumba bigarukiyeho, umuhishurire ubutunzi butagira akagero, bwa bindi watugereranyije mwami, ukavuga ngo bimeze nk'umuntu wari umwe ahinga ngo akagwa ku murima ngo bikamutera kujya kugurisha ibyo yari afite byose kugira ngo yegukane uwo murima, bimubere ubutunzi butagira akagero. Ese n'icyubahiro cyamushutse, ese n'udufaranga mwami w'abana, mwe kuguhishurirwa ibindi byose byamurwa inyungu, bihinduka ibikoresho bisanzwe, maze wowe umubere ubutunzi butagira akagero. Umugisha iri torero, umugisha abagaragu bawe, umugisha abana bawe bose bagukorera muri uyu murimo, umugisha abahasengera n'abafata amaboko abakozi bawe ngo badacogora, umugisha itorero ryawe mu gihugu cy'u Rwanda, uhembura abera hirya no hino bari bacogoreye mwami w'abana, twuzuza ubwiza bwawe kugira ngo batakuzi nibatubona bakubone muri twebwe. Reka mwami ijambo ryawe rimanukane gukiza mu mababa yaryo. Wari urwaye umubiri yakire gukira, wari urwaye mu marangamutima yaratakaje ibitwenge, umunezero umugarukemo kubw'imbabazi zawe. Itegeko ribi ry'umwanzi ryari ritegetse ubuzima bwe, jambo ribi ryamushyizweho rikamugenga, ryamburwa imbaraga uyu mwana yakira umugisha yagenewe akiri inanga, kugirirwa neza bimwomeho, igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe bimubeho. Wari wibagiranye yibukwe kubw'imbabazi zawe, uri mu gihe cyo kwigishwa nawe kubw'umuhamagaro umufitiye, n'icyo ugambiriye kuzamukoresha, umuhe bwa buntu ujya uduha, bwa buntu bwambukana umuntu agatambuka ahagoye, bwa buntu bwambukana umuntu mu kibaya cy'amaka, bwa buntu buzamukana umuntu akaminuka umusozi, ubumuhe kugeza igihe ahindukiye igikoresho ushaka, adacogoye, atananiriwe hagati mu rugendo. Urakoze, icyubahiro no gukomera n'ubwenge ni ibyawe, mu izina ryawe Yesu, amen.